bari kumutereta ngo murumuna wanjye. Hari iki se muri bubaze? Ariko kamba bw'ikintu kimwe. Ubundi ibi bintu nibyo byatumye ntandukana na Dave. Okay. Naza gukanguka mubwire yuko Dave ari kibazo nyine amufeho nyine amugendere kure nyine ntayiva ariko ngiye ibi bintu sinjyana nabyizera. Kare. Kwizera iki? Umuntu usagira amadayimu umuntu ya okay ushobora kuba yafite wowe wanyawe ariko ntago wayanduza undi muntu. Uwanyawe se yakuye. Ntago byo biba bindeba njye ahubwo mushaka ko mba mucunga umuntu anagendana. Niba mumenye ko mwamuryamishije hano ko mwamenye ko akundana na Dave deja muko murabizi. Tugatutamiye n'inguzi. Ntago bindeba njye byo ntago nyibyizera sinanabyizera byanandukanyije n'umugabo wanjye ariko nakanguka umubwire ko Dave ari kibazo bazo amugendere byamfasha ndatukana subira.